rekeraho kongera kwandika mu gihe cyose uri gukoresha WhatsApp, kuko uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wajya ukoresha ugakoresha voice recording ukandika utakoresheje intoki zawe mu gihe urimo urayitayipinga, nyine mu gihe uri kuri keyboard yawe urimo uratayipinga, kwa kundi wandiki urimo urandika ibintu byinshi usubizanya n'abantu, mbese n'abantu. Ngiye kukwereka muri ino video, ngiye kukwereka uburyo ushobora gukoresha voice recording ukajya noneho ibyo ushaka kwandika byose, byandi washaka kwandika byose ukabivuga muri voice nyine, ukavuga niba washaka kuvuga ngo turabashuje cyane mwebwe mudukurikira, byose bya bindi byose washaka kwandika byose ukabivuga muri voice bikiyandika, bikahita byandika ako kanya, ako kanya rwose bigahita bikorohera cyane. Nyamuneka rero niba ari ubwambere ugeze kuri YouTube channel yanjye, mbere ko dutangira ndagusaba kugira ngo kande subscribe, like and share kugira ngo buri ko nshyizeho video ujye ubasha guhita uyibona. Kandi niba hari video ushaka ko nkoreraho ndagusaba kugira ngo unyandike muri comment ndibuze guhita nkusubiza ako kanya. Reka tugendane step by step. Mbere na mbere n'ubundi mbere yuko dukora ibi bintu ugomba kuba uzi neza ko WhatsApp yawe iri update ako kanya. Ugomba kubanza ukajya muri WhatsApp dushaka gukoresha, ni WhatsApp business, tukabanza tukayikora update. Twamara kwikora update uzabanza uze muri Play Store urebe niba WhatsApp yawe iri update igendanye n'icyo gihe turimo nyine, kugira ngo ibi bintu byose bizakore, kuko izi ni version nshyashya WhatsApp irimo iragenda updatinga. Nawe rero mbere yuko ukora bino bintu, kugira ngo ujye mu gihe ushaka kwandika cyangwa mu gihe ushaka kuvuga amagambo akiyandika, ibyo byose ujye ubasha guhita ubikora, WhatsApp yagomba kuba iri update. Kandi ku musoza w'ino video ndibuze kuguhereza ndaza kuguhereza promotion y'indi video ya kabiri, ariko iyo nago irabitinda cyane kuko nino video nago ibuze gutinda. Okay, WhatsApp yacu irimo irajyamo aka kanya tuvugana, WhatsApp irimo irajyamo ugiye kurangira. Icyo umusaba no kugira ngo urebe ino video kugeza irangiye, kugira ngo nawe utazaza ucika cyangwa kumenya ikoranabuhanga, yaba ukoresha telefone cyangwa ubundi buryo runaka. Okay, uburyo bwa voice recording bufasha buri muntu wese ushaka kwandika, buri muntu wese yataga umwanya arimo arandika ibintu byinshi ugasanga birimo biramuvuna no gusubiza abantu. Ariko ngiye kwereka muri no video yose, ngiye kwereka uburyo ushobora kuzaza uvuga byonyine amagambo agahita yiyandika, amagambo ako kanya ibyo uvuze byose bikaza byiyanditse. Okay, WhatsApp ndabona WhatsApp imaze kujyamo. Okay, ni imaze kujyamo, ikintu cya mbere uraza ngaha muri keyboard hano twandikira, ahangaha twandikira, numara kugeramo uze uhita ukanda hano kuri kano kamenyetso ka setting kari ahangaha. Numara gukandaho uzahita uza hano hasi handitse ngo language. Mbere na mbere uzahera hano handitse language, urebe ko harimo Ikinyarwanda. Nusanga hatarimo Ikinyarwanda uzaza hano muri keyboard usacingemo Ikinyarwanda. Okay, mu gihe ahangaha ushaka kugira ngo ibyo ushaka kuvuga bite byandika mu Kinyarwanda. Niba ushaka kugira ngo bizaze biza mu Cyongereza uzahitamo Icyongereza. Niba ushaka ko ibyo ugiye kuvuga byose biza ari Igifaransa, ubwo uzabivuga mu Gifaransa, ariko bite biza ari mu Gifaransa byiyanditse. Okay, rero twe dushaka ko ibintu tuzaba tuvuga bizaza biza mu Kinyarwanda, kuko tuzaba turi kubivuga mu Kinyarwanda. Okay, ahangaha ikindi kintu none uzazana handitse ngo voice typing, uhita wakanda. Numara kwakanda urebe ko kano kantu kaba kameze gutya, urebe ko kameze gutya kari on, gafunguye. Nusanga kari on uzahita uza none hano muri keyboard, aho ujye ahantu ushaka kwandikira n'umuntu. Okay, ya WhatsApp iri updating birashoboka ko ariyo mpamvu urabona ko ahangaha bahise badukupira, urabona ko okay yabaye byakunze. Nurangiza uzahita uza kuri uzahita ujya, twe tumaze kugafungura uzahita ujya hano kuri keyboard hano bisanzwe. Niba ashaka kuvuga ngo muraho neza n'ibindi bintu washaka kuvuga byose n'ibintu bidutinze, ariko reka dukoreshe voice urebe. Noneho kandaho utegereze, muraho neza, mukore subscribe kuri no YouTube channel yanjye ya Mwesige TV show. Okay, muraho neza, mukore subscribe kuri no YouTube channel yanjye ya Mwesige TV show. Okay, bitewe nuko ndi kuri coding birashoboka ko ariyo mpamvu.
muraho neza, mukore subscribe kuri no YouTube. Okay, betse gato ubwo kwa ko ndimo na recording hano hejuru, urabona ko ndi kurikodinga, ni mpamvu birimo biragenda gutya wenda. Okay, biransaba gukoresha ubundi buryo kugira ngo muhite mubibonamo, ariko iyo ukanzanga bakakubwira ngo speak now, baba bakuhaye uburenganzira bwo kuba wahita uvuga nyine, ukavuga ibyo ushaka byose nyine. Ego, impamvu ngiye bitarimo bireta bikunda aka kanya ndimo na recordinga muri kubibona, ariko mu gihe iyo utari kurikodingaho ako kanya bahita babifungura nyine. Iyo ukanzanga bikamera cyanditse ngo speak now, baba bakubwiye ngo vuga. Ubwo none iyo uvuze ibintu byose uvuze bitabyiyandika aho ngaho, byose bitabyiyandika hano muri nuza muri speak nyine, hano ibintu byose urimo uravuga byose bitabyiyandika. Reka nkwereke kandi kantu kanyuma, noneho nkwereke niba hari ushaka kumenya niba hari umuntu waba ukwibira amabanga ya WhatsApp yawe cyangwa ugutwarira amakuru yawe. Uzaza hano mu tudomo dutatu, ni ya video ya nyuma nabwiye ko ndi bubongeze, uhita ujya hano handitse ngo linked device, urebe hano nusanga hari ama device ari hano nk'uko ngameze, uzamenye ko ukareba ko utayazi, uzamenye ko hari abantu bagutwarira amabanga utabizi. Rero ushaka kuza aha ngaho ukayakandaho, wangira ugakanda kuri tudomo dutatu, ukana hano handitse ngo remove, wamukuraho uwo muntu ntago azongera kubona message zawe za WhatsApp. Reka ibyo bintu tuzabigaruka mu yindi video, ariko umuntu warebye ino video nayo nyimwongeje kugira ngo ahita abiboneraho ako kanya. Reka mbashimiye cyane mwebwe mwabanye nanjye muri ino video, tuzasubira muri video y'ubutaha. Imana ikomeze ibamere umugisha, ndabakunda cyane.